Bwana Yesu asifiwe. Reka duhereze Imana icubahiro. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya! 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 Amen. Umpe kukwegera Mana yaje naho twafatanya umusaraba nzaguma kwishima nzajya ngusenga nti umpe kukwegera Mana yanjye nagumya kwishima ntajya ngusenga nti umpe kukwegera Mana yanjye umpe kukwegera Mana yanjye ntewe na Satani mbaye njyenyine nzaguma kwishima ngusenga mvuga nti umpe kukwegera Mana yanjye. Yesu ashimwe. Reka dusome. Turareba mu gitabo cya Mika umuhanuzi muto, nico gitabo kirangira, hakurikirana Home na Habakuki. Turasoma umurongo ni ibice 6 n'umurongo wa 8 wonyine. Umuhanuzi Mika 6:8. Reka tuvuge aya makuru. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse iciza icyo ari cyo. Ico Uwiteka gushakaho ni iki? Icya mbere ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kubabarira, ni ukugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Amen. Reka turebe muri Luka ni ibice 17. Turahera ku murongo wa 5. 17 ubutumwa bwiza bwa Luka 5 turagera ku murongo w'10. Tagari hari cyane. Aravuze ngo ibyo kwizera. Maze intumwa zibwira umwami Yesu ziti twongerere kwizera. Umwami ati mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu mukuyu muti randuka uterwe mu nyanja, nawo wobumvira. Ariko ninde muri mwe ufite umugaragu umuhingira cyangwa umuragirira intama, wamubwira ngo akiva mu murima ati igira hano vuba wicare ufungure? Ahubwo ntiyamubwira ati banza untunganirize ibyo kurya byanje, ukenyere umpereze kugeza ubwo ndangiriza kurya no kunywa, maze hanyuma nawe ubone kurya. Mbese yashima uwo mugaragu kuko yakoze ibyo ategetswe? Nuko namwe
nimumara gukora ibyo mwategetswe byose, mujye muvuga muti turi abagaragu batagira umumaro, kuko twashohoje gusa ibyo twabwiwe gukora. Amen. Reka dusubire mu murongo w'10. Aravuze ngo nuko namwe nimumara gukora ibyo mwategetswe byose, mujye muvuga muti turi abagaragu batagira umumaro, kuko twashoje gusa ibyo twabwiwe gukora. Amen. Ijambo ry'Imana ribane namwe. Tunejejwe n'Imana muri uyu mugoroba kuba ahantu. Dushimiye Imana kuko yatwemereye, namwe ikabemerera. Imana ishimwe. Dushimiye ubuyobozi bw'itorero bwatwakiriye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mutwiyegereje neza, siko yeme? Imana ibaha umugisha. Twakiriye cyangwa se nakiriye n'abo twagendanye. Imana yabarongoye tukazana, mukagira ubushake, tukabana, tukagera hano mu ivugabutumwa. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Haleluya. Shimira n'umushumba wanjye mukuru n'abashumba twagendanye kuba bampaye uyu mwanya, siko yeme? Ni iby'agaciro, ndabizirikana. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Reka tuganire umwanya mutoya ku ijambo, twige cyangwa se twongere dusobanukirwe ku byo tuzi. Ni ukuganira ijambo ry'Imana riza rigira umumaro iyo uhaye uryireberamo. Yesu ashimwe. Atari ukuvuga ngo amakuru ya Yakobo, ya Yobu, ya Yesaya. Oya, tugeze mu gihe cyo gusaba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tube mu ijambo, duse n'ijambo, dutekereze ijambo, dukore nk'ijambo. Yesu ashimwe. Kandi ijambo ni Yesu, niwe cyitegererezo cya byose. Haleluya. Rero tugiye kuvuga Yesu, uku niwe ufashe amakuru yose. Hanyuma nawe uvuge ngo gira icyo umbwira Yesu, gira icyo unkorera mu mikorere, mu migendere no mu mivugire. Ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Luka ngo abigishwa baramubaza ngo, cyangwa se baramusaba, cyangwa se baramubwira ngo utwongerere kwizera. Haleluya. Natekereje ijambo rivuga ngo niki Imana idushakaho. Ese twebwe niki Imana tuyishakaho? Ukuvuga ngo harimo ibintu bibiri. Hari icyo dusaba Imana, ariko natwe hari iki dusaba. Yesu ashimwe. Iyo ubana n'umuntu wifuza kumenya ibyo ashaka, nawe akamenya ibyo ushaka, kugira ngo umubano wanyu ugire gute? Wuzure. Rero tubana na Yesu. Haleluya. Twamaze kumwakira. Muri ibyo niho hari ibyaravuga ngo nukuri yatugezemo, asigaye abana natwe, ngwino w'umwana yawe, Yesu wo mutima wawe. Ijambo ni ukutweza, ijambo ni ukudutunganya, hanyuma Yesu akaguma akabana natwe. Haleluya. Ijambo rya mbere twavuze ryavuze ngo yewe mwana w'umuntu, icyo Imana igushakaho ni iki? Hariho ikibazo, cyangwa se hariho amakuru agiye kuvuga hejuru. Aravuga ngo icya mbere ni ugukunda gukiranuka, cyangwa se gukora ibyo gukiranuka. Ijambo ry'Imana tumaze iminsi twumva, gukiranuka ni imirimo yose ikoranye isuku, ikoranye umutima utarimo ibyaha. Ni umurimo wose wategekewe, ni umurimo wose wahawe n'Imana gukora. Uko ni ugukiranuka iyo wabikoze neza. Haleluya. Haleluya. Ikintu cyose ukoze neza uba ukiranutse, kandi iyo ukoze nabi uba ukiraniwe, siko? Hanyuma aratubwira ngo mu nshingano twahawe, mu muhamagaro dufite, mu ijambo uhagurukanye, mu murimo ushoreye, ukunde gukiranuka. Icyiza aba ari cyo wirukira, ikibi ugisiga inyuma. Haleluya. Nimba ugiye kuvuga nabi, vuga neza, tibyoshoboka. Haleluya. Nimba ugiye gukora neza, gira umwete. Nimba ugiye gukora nabi, aba ari ubikigwari, usubira inyuma mu bandi. Haleluya. Nimba usanze abantu barwana, wirwana. Nimba usanze abantu batongana, witongana. Yesu ashimwe. Icyo dukeneye nuko Imana itubona turi abakiranutse, kandi ugukiranuka kwayo ntikugoye. Kora ibyiza uzemerwa. Arongera aratubwira icya kabiri ngo dukunde kubabarira. Hari umuntu wumva utarababarira, uyu munsi wa none ugenda uvuge ngo mu izina rya Yesu ndakubabariye. Yesu yaduhaye imbabazi,
natwe dufite kubabarira. Ibyo yababariye nibyo byinshi kuruta kare akantu umugenzi wawe yakoze, kuruta uwo utekereza uyu munsi wa none ugifitiye inzika. Yesu aratubwiye ngo dukunde kubabarira. Haleluya. Babarira umwana, babarira umubyeyi, babarira umuvandimwe, babarira umuturanyi, ndetse n'aba bene data tubana Imana idutije, ubababarire. Tuzi ko hari ibyo batagendamo neza, ariko umutima wawe wuzura imbabazi zo kubababarira. Ico gihe uzaba ugeze ku ntego, uzaba ugeze kuri mapenzi yako atimiye. Haleluya. Nico Imana ishaka gusa, ukore neza ukiranuke, numara ubabarire, imbabazi zigume zikuzure. Uzugenda uvuga ngo imbabazi, imbabazi ndazifite kuzitanga. Uko niko gusa na Yesu. Haleluya. Arongera avuga ngo tugendane n'Imana twicisha bugufi. Yeme ibyubahiro tureke bije hasi. Ibyubahiro ni ibya bino isi ishaka ko baguma kuyikorera kuko ifite ikizobahemba, ariko data niwe twubaha wenyine. Haleluya. Niwe ufite icubahiro, niwe dufite kunyenyekea mbere zake. Haleluya. Turi mu murimo, turi aho abantu bari benshi, turi aho abantu bari bake, icubahiro uzuvuga ngo ni ic'Imana. Nugira ukubaye, nugira uko ugenze intambwe zawe Imana iziyoboye wagutse mu buryo bumwe n'ubundi, uzuvuga ngo ya hari undusha icubahiro. Haleluya. Haleluya. Nuhabwa akazi cyangwa se umurimo wo gushumba intama, vuga ngo data, nubwo nicaye aha mfite wowe uri hejuru yanje, ngewe simpagarara nkanjye, ahubwo ni wowe uri muri nge uko wahagaze. Yesu ashimwe. Tugendane n'Imana duciye bugufi, ugendane n'abantu uciye bugufi. Ese hari ico bagutwara ba? Ahubwo iyo umuntu yaciye bugufi nibwo azagira gute? Baza bamwubaha. Yesu yavuze ngo dukiranuke, dukunde kubabarira, nitumara tugende twicishe bugufi. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mugenzi wawe nagukubita urushi ngo uzuhindukiza n'uwundi musaya. Ibyo bintu sinabyumvaga. Ngo kandi ngo natwara ngo umwitero w'ikanzu, ngo numara ngo umuhe na rya kanzu. Ni ibintu bisa nkaho bijijishije, ariko birimo Imana yose yamanutse yuzuye imbabazi mu bantu. Haleluya. Tubabarire. Ni ukuvuga ngo guhindukira cyangwa ukamuha icyo wari ufite. Ni ukuvuga ngo ni ukumubabarira ataragira gute, atarakurengana ngo arengagere hariya. Uzamuvuga ngo nubwo nkubise kwa Yesu ndakubabariye. Haleluya. Nubwo umpemukiye Yesu turi kumwe, iwe ntazahemuka. Yewe umuntu uzubana natwe abandi bose bagusize, ubabaye uri wenyine akaguma kaguhumuriza, uwo muhemukira gute? Nukuvuga ngo abantu bo turabi igihe gito, duhemuka umwanya muto, dukora neza umwanya muto, duhinduka umwanya muto, tubabeza umwanya muto, duhinduka Satani aza dutera umwanya muto, tukama tuhindura isura. Wa muntu ukazuvuga ngo uriya niwe narinzi cyangwa, ariko tuve ku bantu, utumbire Yesu niwe uzoguha izo mbabazi ukamenya kuzitanga. Hanyuma icyo rero dusaba Imana, ntitumusaba inzu, ntitumusaba amafaranga, ntitumusaba abana kubababuze, ntitumusaba n'iby'ikirenga, ntitumusaba ubutegetsi. Ahubwo hari icyo Imana ikunda kandi yishimira, ni ukumusaba ikintu gito cyane. Imana icyo tuyikeneyeho ni ukutwongerera kwizera. Yesu ashimwe. Kuko yabwiye abafarisayo baramubwira ngo abantu baramubwira none dukore gute kugira ngo twemerwe, cyangwa se nuwuhe murimo dusabwa? Hanyuma baramusubiza bati ngo nta wundi murimo usibye kwizera. Haleluya. Umurimo ukwiriye ni ukwizera. Ese turi mu kwizera nyakuri cyangwa twakurikiye amakuru? Papa yarizeye, nanjye mvukira mu ikanisa, ndakizwa, ndasenga, yewe nja no mu ikorari, ariko dushikire kwizera nyakuri. Ukwizera nyakuri ni ukwizera Yesu Kristo, ukamuhamya, ibikorwa byawe bikamuhamya, ku buryo nubwo bose bakavuga ngo hari icyahindutse, ibyo twababwiye ntibisibyo, ariko uhamanye n'umutima wawe yuko ibyo byiringiro bihari, ko hari umukiza Yesu. Haleluya. Rero icyo dusaba Imana ni kimwe,
nubwo twebwe dusaba biriya birenga n'ibindi tuzosoma mu itangiriro uko igitabo cy'Imana kingana, ariko mu byo twabashije kubona uyu mugoroba Imana ishaka ni biriya bitatu. Ariko nawe hari ico uyisaba cyangwa yiteguye kukugirira neza muri ubwo buryo. Uririmbe ngo unyongerere kwizera Mana. Ibyo ntabashaga kurema uyu munsi bibashe kuremeka muri njye. Yesu Kristo ntari nashikira neza, nimba narahereye ku maguru nzamuke ngere ku mutwe, nawe mushikire neza. Uko ni umurimo wo kwizera. Ukwizera niko kwatumye, ukwizera niko kwatumye, ukwizera niko kutwicaja, siko yeme? Ukwizera niko gutuma duhaguruka tukagenda ngo haraho ngiye kandi ndashika. Ukwizera niko kuza gutuma uva mu nzu ukavuga ngo ngiye mu kazi, siko? Udafite uwavuga ati wenda hari ikibazo kiri bube reka ngume mu nzu. Ariko ukwizera nirwo rugendo. Ukwizera nirwo rugendo. Rero ntiturageraho tuvuga ngo ukwizera kwacu kuruzuye. Twongere tubwire Imana ngo utwongerere kwizera Mana. Ijambo ry'Imana ribaganze.